ikiguzi cy'umunezero season ya 2 episode ya 17. Ubushize Rosine yari agiye gutangira amashuri yisumbuye, ni nako nyina yari afite impungenge kuko se yifuzaga ko bajya kubana na nyirakuru. Ese azabyemera cyangwa azabyanga burundu? Reka twiyumvire. Aline yakomeje kumara igihe yarabuze umwanzuro afata, ndetse muri ayo mezi rimwe na rimwe akajya bifana Patrick. Hashize nk'umwaka, Aline nawe yatangiye kubona ko kuba umwana wabo ari gukurira mu bukode atari byiza, maze kubw'igitekerezo cy'uko kuba kwa Patrick byazabafasha kubaka, ageraho yumva avuye kwizima. Maze ku myaka 13 ya Rosine, ababyeyi be bafata icyemezo cyo kujya kubana na mama Patrick. Nyuma y'uko Aline agishije inama henshi mu nshuti ndetse n'umuryango bamusabaga ko yumvira umugabo we kugira ngo atarwisenyera, Aline ari nimugoroba mbere yo kuryama yoherereje ubutumwa mama we ndetse na Solange abamenyesha ko gahunda yo kwimuka ari mu gitondo, gusa babwira ko gahunda bari kuzipanga na Patrick, ariko umwana nta kintu azi kubera ko ngo yabuze aho amuhera bitewe n'ukuntu yavuye kwa nyirakuru yaramuzinutswe. Mu gitondo Rosine arimo yitegura kujya ku ishuri, nyina aramuhamagaye ngo azagire icyo amubwira, maze Rosine aramwitaba kugira ngo yumve icyo nyina amubwira. Aline yabajije Rosine ati, ese wasoje kwitegura ngo ujye ku ishuri? Maze Rosine amubwira ko ngo ari kwitegura. Nyina yahise amubwira ati, njye ku ishuri rero uze kare, dore turi kwitegura kugira ngo nimugoroba tuze kwimuka tujya kuba kwa nyogokuru. Rosine kujya kwa nyirakuru kuba bimubwira ko bazajya kubayo ntigeze abyishimira, bityo yahise abwira nyina ati, ese mama, ubwo wemereye papa ko tugomba kujya kuba kwa mama we? Rwose njye ndumva ntabishaka. Aline yitegereje umukobwa we maze aramubwira ati, oya Rosie, turimuka ahubwo jya ku ishuri wowe gusa utahe kare. Rosine yariteguye yerekeza ijya ku ishuri, ariko yumva atishimye. Yagiye yibuka ibintu nyirakuru yagiye amukorera igihe babanaga, yumva rwose arushijeho kumwanga. Mama Rosine nawe yakomeje kwitegura anapanga ibintu. Rosine yageze ku ishuri, ajya mu ishuri aho yigira. Hashize akanya mwarimu araza batangira kwiga. Rosine yize yumva afite ibitekerezo byinshi mu mutwe, atekereza ukuntu nimugoroba aza kuva ku ishuri akaza kwibona kuri mama Patrick. Arimo yishima mu mutwe, mwarimu yamubajije ikibazo, Rosine ntiyamwumva. Mwarimu yegeye imbere ajya aho Rosine yicaye maze aramwitegereza, ariko abona bisa nkaho Rosine atamubonye. Yahise amukoraho maze Rosine arashiduka abona mwarimu ahagaze iruhande rwe. Mwarimu yamubajije ikibazo afite gituma amuhamagara ntiyumve. Rosine yarebye mwarimu maze aramubwira ati, narindi kureba mu ikayi sinakumvisha. Mwarimu yamusabye kujya imbere agasubiza ikibazo yari yanditse ku kibaho, ariko Rosine abonye atakomeza kubeshya kandi n'ubundi atamwumvise, abwira mwarimu ko yamubabarira kubera ko atigeze yumva ibyo yigishije, ngo kubera ko atameze neza. Mwarimu n'umujinya mwinshi yahise amubwira ati, nsohokera mu ishuri ugaruke. Hinjiyemo undi mwarimu. Rosine yarasohotse ajya hanze, ariko mugenzi we bicarana yumva asigaranye kwibaza kwinshi. Abandi barakomeje bariga, mwarimu akomeza kubaza uwabyumvise kugira ngo ajye imbere asubize. Mu masaha y'akaruhuko abanyeshuri barasohotse, maze Keria wari inshuti ya Rosine bicarana atangira kumushakisha ngo mubaze icyo yabaye. Undi mwana bigana yabonye Keria asa nk'uwataye umutwe, maze aramwegera aramubaza ati, ese Keri wabuze iki ko umuntu utari hamwe? Keria yamubwiye ko ari gushakisha Rosine, ariko ko yamubuze ahantu hose. Uwo mwana yamubwiye ko amubonye ku bwiherero. Keria yarihuse ajya kumureba, amusanga aho ari, maze aramwegera amubaza icyo yabaye cyatumye adakurikira amasomo. Rosine yumviriye akanya kanini maze abwira Keria ko atameze neza. Keria yakomeje kumubaza ibibazo byinshi. Rosine yakomeje kubona ukuntu Keria yakomeje kumutesha umutwe, maze aramubwira ati, Keria, mbabarira rwose, nta kibazo gikomeye mfite nuko ntavuganye neza na mama, hari ibyo tutumvikanyeho.
Ikindi kandi guhera uyu munsi ngiye kuzajya mba kwa mukecuru ubyara papa. Kelly yabuze icyo arenzaho maze aramwihanganisha amubwira ko ibyaba byabaye byose agomba kwihangana agakomeza amasomo ye neza. Hashize akanya basubira mu ishuri. Solange nawe yageze kwa Aline ngo afashe inshuti ye kwitegura. Yahageze abona akazi bakageze kure maze arasuhuza yitabwa na Patrick. Patrick yarebye usohoje asanga ni Solange maze ati yego ko Solange wabaga Edi uraho neza? Muraho Patrick, iminsi myinshi. Abantu baragenda bakaburana neza pe kandi ntacyo bapfa. Ahubwo wowe warabuze kuko najyaga nza hano simpa gusange. Ya ubwo ni akazi dore ko nako kazankura ku bantu. Nyumva akadomo rwa. Mu buzima niko bigomba kugenda. Ahubwo Aline ariye ko numva adakoma. Patrick yamubwiye ko ari mu gikari hari ibyo ari kwitaho yajya kumureba. Solange ageze mu gikari yasanze Aline arimo atunganya ibikoresho byo mu gikoni, aramusuhuza maze nawe aramwikiriza. Yegutse abona ni Solange yumva aratunguwe kuko atiyumvishaga ko aza ayo masaha. Bararamukanije maze Aline afasha Solange agakapu yari afite, nawe atangira kumufasha aho yari agejeje. Solange yabajije Aline ati harya uburozi naba yagiye ku ishuri? Aline nawe ati yego baba yagiye ariko yagiye yandakariye. Solange yahise abaza Aline icyo bapfuye maze Aline ati yewe namubwiye ko twimuka ariko ntabyumva. Solange nawe ati harya byaramurakaje? Aline aramusubiza ati cyane ubu sinzi aho ndi bumuhere. Solange yagiriye inama Aline ati ndakumva rwose ariko uriya n'umwana amuha umwanya ntago yakurakarira igihe kinini kandi uriya mwana arababaye arareba aho agiye nuko bamufata akumva ntabyumva, urumva rero nawe ntibimworoheye. Aline yabwiye Solange ati ndamwumva nanjye kuko rwose nubwo ngiye muri ruriya rugo nanjye sinishimye. Barakomeje baraganira ndetse Solange akomeza kumukomeza ndetse akitegura kurwana neza urugamba agiyemo. Ku mugoroba Rosine ageze mu rugo asanga ibintu bamaze kubisohora bategereje imodoka ize kubitwara. Rosine yabanje guhagarara ku muryango yitegereza ibiri kubera aho ngaho ari nakatekereza byinshi ku buzima agiye gucamo. Akiri muri ibyo bitekerezo yabonye se aza mu cyerekezo yari arimo. Se aramushuhuje ndetse amubaza uko umunsi wagenze, nuko Rosine amusubiza byihuse agira ati papa ntabwo niriwe neza rwose. Ibyo yabibwiye se yumva ko ahita yumva icyo yashakaga kumubwira. Se amubwaza ati habaye iki kandi urarwaye? Nari nzi ko uhita wumva icyo nashakaga kuvuga, gusa papa ibi bintu muri gukora sibyo. Patrick yitegereje umukobwa we n'amagambo ari kuvuga maze aramubwira ati ubwo se nicyo uri kubona turi gukora kidakwiriye? Ndavuga ibyo kwimuka. Uremeye tugiye kubana n'uriya mukecuru? Patrick yazunguje umutwe yumva uzi icyo asubiza Rosine maze aramubwira ati ubu se umukecuru uri kuvuga ni nyokuru cyangwa n'undi ntazi? Ushira isoni koko, ubwo wasanga ari nyoko wakujujemo ibyo byose urimo uvuga. Rosine yabonye sahindutse nk'ugiye kurakara maze aramubwira ati oya papa, ibi ntabwo ari mama wabimbwiye ngo mbikubwire ariko nawe urabizi ukuntu umukecuru ateye n'amahane ye. Patrick yumvise ntacyo afite cyo kubwira umukobwa we maze aramusubiza ati umva Rosine, ndashaka kujya kwitegura vuba imodoka igiye kuza, ibindi urabimenyera aho tugiye, nta bindi bibazo byawe nkeneye. Rosine yahise yikubita ajya mu nzu kugira ngo afashe abandi, ariko akinjira yahise akubitana na nyina bisa nkaho yarari hafi aho. Bararebanye maze nyina ahita amubaza ati ni kuri ubazamo so? Rosine nawe vuba vuba ahita abaza nyina ati mubajije nese kandi none se nibumvisha ibyo namubajije niki kidakwiye? Aline yarebye umukobwa we maze aramubwira ati umva rero, niyo udashaka ikintu nta uburenganzira ufite bwo kubaza so kuriya, uranyumva? Rosine yatekereje ku ikosa akoze araribura maze ahita abwira nyina ati mama ariko uri kunziza ubusa, njye ndumva nta kosa mfite rwose.
Rosine yamaze kuvuga ayo magambo ahita ahindukira aragenda, nyina asigara amureba uko arenga akomeza no gutekereza ibyo umukobwa wamubwiye. Imyiteguro yarakomeje, buri wese ategereje ikimukuraho. Hashize akanya imodoka yaraje, bashyiramo ibintu ndetse n'ibyari bisigaye mu nzu byose barasohora. Ntibyatinze bagera kwa mama Patrick. Mama Patrick yari ategereje dore ko bamusanze inyuma y'igipangu abategereje. Hashize akanya bahageze, batangiye kwinjiza ibintu mu nzu, maze Patrick yegeranye naho yari arayobora bari kwinjiza ibintu mu nzu, maze aramubwira ati, mama wabiretse nkabyikorera ubwo urahagarara kugeza ryari koko? Mama Patrick yaramusetse maze aramubwira ati, ubwo si ikiruhije n'iki muri ibi, gihorera ibi ndabyikorera rwose. Patrick yaramuretse ajya gufasha abari gutwara ibintu mu nzu. Hashize akanya Aline n'umukobwa we barahageze basanga ibintu bamaze kubishyira mu nzu, binjira mu nzu basangamo mama Patrick, niko kwegera imbere ngo bamuramutse. Mama Patrick nawe yababonye baza bamusanga nuko arahagarara kugeza ubwo bamugezeho, arabitegereza bisa nkaho ubona nta marangamutima yo kubasuhuza bafitiye. Aline yaramwegereye aravuga ati, mwiriwe. Umukecuru n'agasuzuguro kenshi ati, yego twiriwe, mwe mwiriwe. Aline yaramusubije maze mukecuru arahindukira asubira mu byo yari arimo. Rosine na nyina bararebana babura icyo bavuga, maze Rosine abaza nyina ati, ariko se koko mama, ibi bintu urabona tuzabibasha koko? Aline nyuma yo kubazwa n'umukobwa w'icyo kibazo ndetse n'ibyo yari amaze kwibonera, nawe yatangiye kwiheba ko batazahaba amahoro. ese koko Aline n'umukobwa we uyu mukecuru bazamushobora? Reka tuzabyumve ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Yvette Iradukunda, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva _ rwa. Ntukicwe n'irungu.